naje guhura n'umusore n'umusore witwa Shema yakoraga ari mu Gakinjiro aho bita kwa Vitali. Yego uwo musore yari umusore yisigaga amavuta aturutse Bugande mu mutwe yambaye n'ishanete. Nawe tuza guhura nawe yari umushi nawe akorera Satani. Yego nawe yari umwana icyo gihe nawe yari afite imyaka 19. turahura ariko nawe afite igikundiro we Satani yari yaramutumye ku bakobwa. Amaze icyo gihe yari afite registre amaze kubyara abana 8 ku bakobwa 8. Ayiwe baramutumye ku bakobwa kugira ngo buri mukobwa se ajye amutera inda amujyareho n'umwana w'umukobwa kugira ngo Satani akomeze abone abantu bazamukorera. Yego turahura dufatanya umurimo twaje no kubana mu nzu. Abantu baranatuzi ari mu Gakinjiro nta muntu n'umwe utatuzi nge n'uwo muhungu. Reka da twaje no kubana mu nzu abantu kugira ngo turi umugore n'umugabo kandi ntabwo twari turi umugore n'umugabo ahubwo nuko twari dufatanyije akazi. Bivuze ko mutajya muraryamana. Ibyo ngibyo niyo twabikora n'undi twabaga turabe nta n'ikintu twabaga turamira n'ubundi. Yego twabaga turabe ariko we nta kintu yakora kuri njyewe nanjye nta kintu nakora kuri njye. Yego ariko we namurushaga imbaraga. We yari yatumye kuri abo bana b'abakobwa we yari n'umwasama ariko njye ntabwo najyaga ngaragaza amarangamutima yanjye ariko yari yagaragazaga hari n'igihe yanabivugaga. Birangije umuhungu tutangira kujya tujya mu rusengero kwa Rugamba tujyanye tumeze nka couple ariko tutari couple. Tugiye kugira ngo tujye kurebamo abakobwa dukuramo dushuke kubera ko umuhungu yari ameze ari umuhungu w'umusitari. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivurira rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Imbere yanyu murahabona umwana w'umukobwa mwiza cyane. Umwana w'umukobwa mwiza cyane kabisa wambaye neza nk'umurokore. Ni ibintu biba bikwiriye kwishimirwa. Umuntu burya niyambara neza mujye mumushimira kandi umuntu nanone nakora ikosa akambara bitameze neza cyane bijyanye n'abakristo nabwo nyine bari byiza ariko uvuga ngo ubutaha uzibuka ubigenze gutya. Yesu abaho umugisha mwinshi. Turi kumwe rero n'uyu mukobwa cyangwa se uyu mubyeyi cyangwa se uyu mumama cyangwa se uyu mukecuru nabyo birashoboka cyane mu gihe ataratwibwira ariko namara kutwibwira turamara kumenya uko turi buze kumutwara. Reka tumwakire. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Ahimbaza. Amakuru? Meza. Umeze neza? Meze neza. Ahantu hose? Ndashima Imana. Imana ishimwe. Yes, ati uko biri kose ndashima Imana. Nitwa Plaisir Ntaganzwa. Nitwa Niyoshima Halima. Niyoshima? Niyoshima Halima. Halima. Nure rureme? Cyarabo. Bisobanura iki? Nyina w'abemera. Nyina w'abemera. Bijya kugirana isano na Aburahamu se? Cyangwa Aburahamu ni se w'abizera? Ni izina ry'Abasilamu. Nyina w'abemera uwo ngo yari niwe wabyaye ngo Muhamadi. Ariko kubera ko naryiswe n'ababyeyi sinjya nkunda kurivuga ariko nyine kubera ko turi mu kiganiro reka ndivuge kubera ko niryo nitwa. Ubwo witwa Niyoshima Halima. Hanyuma ujye ukunda kuvuga irihe? Nkunda kuvuga Niyoshima kubera kubw'umurimo w'Imana nkunda kuvuga Mama Promesse. Abantu benshi banzwe Mama Promesse. Yego. Ukimara kutwibwira rero mise numva yuko ushobora kuba warabyaye. Hanyuma uri umukobwa, uri umudamu, uri umufiyemere bimeze gute? Ndi umudamu. Uri umudamu w'abana babiri. Umuntu akurebye ko abona uri mutoya ukiri nk'akana.
ni ukubera imana n'imbaraga z'amasengesho buriya iyo wizeye Yesu hari ukundi kuntu abigenza. Yego rwose. Ubu urengeje imyaka 23 cyane. Yes. Ufite ingahe? Navutse 1994. 94. Bivuze yuko ufite muri 29 gutyo cyangwa n'8. Sibyo buriya? Kwa karindwi inzozi za 29. Urumva ko rwose ibintu bimeze neza cyane. Tugoye kaze rero kuri Zaburi nshya kandi turakwishimiye. Mbere yuko dusenga niye mpamvu yatumye uza hano kuri Zaburi nshya? Impamvu Imana imaze iminsi imbwira ko ari cyo gihe kugira ngo mvuge aho yankuye n'ibyo yakoze, kubera ko ntago yamamagariye kugira ngo ibyo yakoze mbyicarire, ahubwo yamamagariye kugira ngo ibyo yakoze ku buzima bwanjye mbibwire isi, kubera yantoranyije mu bandi. Ijya imbwira ati nagutoranyije mu bavandimwe muvukana bose, mutoranya mu bandi bose mwagendanye mwakoranye ibyaha. Ntabwo naguhamagaye kugira ngo ibyo naguhaye ubyicarire, ahubwo naguhamagaye kugira ngo ibyo naguhaye ubibwire abandi, bamenye ko ndi Imana ikomeye kandi Imana ifite imbaraga. Niyo mpamvu. Kuki wahisemo Zaburi? Impamvu nahisemo Zaburi, njye ngendana n'ijwi ry'Imana. Imaze nk'ukwezi impaye telefone ya smartphone, imbwira ati nta telefone nagiraga pe, imbwira ati telefone nyiguhaye kugira ngo ribe itangiriro ryo kugira ngo ujye kumpamya buri muntu wese abibone. Noneho sinabasobanukirwa, nibwo yambwiye ati noneho ujye ureba ibi nta kindi nyiguhereye kugira ngo urebe ibintu by'Imana. Nibwo yambwiraga ati utore nimero, nurangiza uhamagare, ati ngiye bwanjye nzabyikorera. Ubwo nibwo nabonye nimero ndaguhamagara ndabikubwira, ariko ari umugambi w'Imana, kubera ko atari umugambi w'Imana ntago bikunda. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mama Promesse, tujye gusenga Imana tuganire. Ndabizi ko ubuhamya bwawe bukomeye buteye n'ubwoba, ariko hamwe n'umwuka wari buze gushoboza kubutambutsa neza. Reka dusenge. Mana Data twese mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye cyane koko uri umunara muremure abizera twese duhungiraho. Waravuze ngo umugaragu yaravuze ngo uwo mu rwisho rw'isumba byose azanywa mu gicucu cy'ishobora byose. Aravuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri igihome cyanjye n'ubuhungiro bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ni wowe wenyine twizeye, ni wowe wenyine twiringiye. N'ubu twicaye hano, twicajwe hano no kuvuga imbaraga zawe. Ntago inyama n'amaraso byabishobora, kuko Kristo yabwiye Petero ngo ibyo ngibyo ntabwo ari inyama n'amaraso bikuvugishije, ahubwo umwuka w'Imana niwe ubigushoboje. N'ubundi dusabye umwuka wera nk'umufasha twahawe kugira ngo azadushoboze guhamya imirimo n'imbaraga z'Imana, abadukurikiye bazabashe kubohorwa mu izina rya Yesu. Ndagushimiye cyane ko ugize neza kandi kubyumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hali niko bakwitarya? Halima? Mama Promesse. Ushaka mvuga Mama Promesse? Cyangwa se niyo nshima? Halima nawe ushaka? Ntabwo ndikunda. Kubera iki se ko izina riri kujeje? Hari impamvu narikunda. Okay. Uraza no kuyitubwira, ariko mbere yuko utangira kutuganiriza numvaga nifuza kukubwira ko nifuza kuduhamya kuva hasi kugera hejuru, kugira ngo niba ibintu Imana yagushyizemo, niba ari Imana yagwagurikije ikakuzana, byashoboka cyane ko ishobora no kukugarurika kugira ngo ntago wabitanze neza. Rero kuko wumvira ijwi ry'Imana, ukora uko umwuka w'Imana ari buze kukuyobora. Hanyuma uko umwuka w'Imana twamuhamagaye ngo azadushoboze, natwe azadushoboza gukora ibikwiriye kugira ngo bigere ku bantu. Noneho rero ndumva nifuza ko uhera hasi. Niyo shima yavukiye mu muryango meze gute? Yavutse asanga bimeze gute mu rugo? Murakoze. Navukiye Kimiro i Remera mu Ruturusu. Tuza kwimukira Kimironko Nyagatovu. Yego. Navutse mu muryango w'abana 9. Mvuka mu muryango w'Abasilamu. Yego. Ndi umwana wa 3. Uri wa 3. Uri umukobwa wa kangahe? Ndi umukobwa umwe mu bahungu 5. Kubera mu bo tuvukana ndi umukobwa umwe. Kuri mama na papa. Yego. Abandi hari undi umwe wavutse, ariko ntabwo turi no kuri mama na papa. Yego. Nuko rero uvuka ubona bimeze gute? Ubuzima bumeze gute? Je navutse ubuzima, navutse mbona mama na papa, namenye ubwenge mbona mama na papa batabana. Yego. Ariko barabanaga. Barabanaga batandukanye mfite imyaka 4. Nari ntaramenya ubwenge. Ubwo ngubwo mbona nyine iwacu batarazamuka neza, bagishakisha.
nderwa na muka data. Mm. Mama wanjye we ntabwo namumenye maje gukura, nibwo namenye amakuru ye. Yego. Ubwo naje gukura nyine nyiri umwana, najyaga nkunda kubona byagera nijoro nabonaga ndahandi hantu. Noneho hakaba n'umwuka, hari ipusi twatungaga iwacu. Iyo pusi yajyaga iza nijoro ndi mu buriri aho twaryamaga, kubera ko ntabwo nararaga njyenyine, naraga n'abandi bana, ariko ikaza aho ndi. Ikaza aho ndi nkarara mbona ndahandi hantu ndi umwana. Noneho ngeze mu myaka 10 nibwo natangiye kujya mbona hari umuntu w'umugore ariko w'umukecuru aza kundeba. Aza kukureba mu nzozi cyangwa? Oya, yazaga kundeba mu nzu mu cyumba. Yego. Ku buryo nakuranye ubwoba. Icyumba cyanjye ikintu cyakirangaga nuko ntajyaga nzimya itara. Navuga ati hari umuntu ujya uza kundeba. Byatangiye mbona ikiganza kikajya kimanuka gutya kije kunkoraho, nkavuza induru. Naho bigeze aho akajya aza ari umuntu w'umukecuru. Nabivuga mu rugo bakambwira ati mba nasiryamye nasomye iduhu. Nkanabikora nkabona nta kintu bitanga. Noneho ngeze aho ngaho ubuzima bwanjye mbaho mfite agahinda. Utararengaho ngo uwo mukecuru yazaga live? Yazaga gutya nkamubona. Aje gukora iki? Yazaga aje kundeba gusa. Yabanje akageza akandeba gusa, ariko ntavuge kubera ko bwa mbere navuzaga induru. Ariko se abandi bakamubona? Ntago abandi bamubonaga, ni wowe wenyine wamubona. Wavuze induru bati ubaye iki? Navuze induru. Hari igihe papa yazaga, kubera ko papa niwe wakundaga kuza kutureba, akambaza ngo ubaye iki, nkamubwira ati hari umuntu uza kundeba. Akavuga ati ubwo ntabwo wasomye iduwa ugiye kuryama. Yego. Ubwo ngubwo haza umupfumu w'umugore, araza mbona ateyemo imiti mu cyumba, azengurutsa n'urugo. Ni papa wari wamuhamagaye? Kubera ko we yagiraga nk'uko abantu basenga bagira abahanuzi, nawe niko yagiraga abapfumu be ku giti cye. Yego. Bakaza nyine bagakora ibyo, bagatera imiti, ariko nyine biranga. Ngeze aho ngaho numva ko ntakwiye no kubivuga. Uko yazaga kundeba nibwo nuzuraga izindi mbaraga, ku buryo ntabwo njye najyaga nseka wenda nk'abandi bana, cyangwa se ngo ku ishuri ngo nkine. Naranigaga ariko simbe najya gukina, simbe najya gusabana n'abandi bana. Njye nahoraga ukwanjye gutyo gusa. Nubwo izo mbaraga zaniraga, ariko ntabwo najyaga nsamara. Nahoraga ntuje, nkahora ncecetse, nkahora nitonze. Ubwo ngubwo nyine bigeze aho ngaho ndabyakira, sinongera kuvuza induru. Nongeye kuvuza induru, noneho uwo mukecuru akajya mvugisha. Ubwo yaba yamvugishije, yarangiza iyo yabaga yamvugishije natangiraga kugira izindi mbaraga. Noneho nkumva natangiye nkajya nkora abana mu mutwe tungana, ariko b'abasore. Yakuvugishaga ngo iki? Atangira kuvugisha, atangira kubwira ngo iki? Nyine yambwiraga ko ari we mubyeyi wanjye. Yambwiraga ko ari we mubyeyi wanjye, ko ari we mama wanjye. Ubwo ngubwo birangije, ubwo najyaga ku ishuri. Nari ngeze nko mu wa 5. Mu wa 5 si primaire? Mu wa 5 primaire hakaza kwa kundi abanyeshuri nyine bavuga ngo ufite inshuti ngo y'umukobwa mwigana. Njyewe ikintu uwo mukecuru yankoreshaga nuko nagendaga nkatwara ubwenge iyo nagukoraga mu mutwe. Ubwo no kuvuga ngo n'iwanyu byarahindukaga. Niyo mpamvu kuno ubona abana ukabona wabyaye umwana yaritondaga, ukaza kubona ukabona umwana ntacyumva, umwana ntagifite imico myiza. Ntago ari uko aba ari ko wameze, ahubwo aba ari satani wagize gutuma umutwaye ubwenge. Cyangwa ukabona yabaguha hafi ukabona ntakigira ubwenge. Ntago aba ari uko ari we, ahubwo aba ari satani wamutwaye ubwenge. Ariko abantu benshi wenda ababyeyi bagahita bakubita abana bakavuga ngo uyu mwana yarananiye ngo iki, kandi nawe atari we. Ahubwo iyo uhishuriwe umenya yuko ugomba kugera gute gusenga. Ubwo ngubwo urumva nari umwana nabikoreraga abana tungana bigera aho ngaho. Ariko se tutararenga aho ngaho wabikoraga ubitewe n'iki? Njye ntabwo nashidukaga, nagiraga ubwenge ariko narangije kubikora. Nagiraga ubwenge. Cyangwa uwo mukecuru niwe wazaga akakubwira ati ugenda ukora ibi n'ibi? Ubundi hari imbaraga yanshiragamo nyinshi zankoreshaga, ku buryo kubera ko icyo gihe hari n'igihe wabaga wampamagara, wenda nko mu rugo bampamagara, ukagira ngo nagusuzugwe cyangwa nakwihoreye, ariko nahari. Njyewe ndi mu bindi bintu, ndi kumva ibindi bintu, ndi no kubona ibindi bintu. Ukagira ngo wenda nagusuzuguye, njyewe nahari, nkaza nko kukitabashize umwanya, cyangwa wanuma nk'ikintu nkagera mu nzu ntakibagiwe. Kubera iki? Kubera ko numva ndi majwi wowe utumva. Mbona n'ibindi bintu abandi bantu batabona. Ubwo igihe cyarageze ndangiza primaire. Narangije primaire ndi mutoya. Ahubwo ubwenge bwo wari ukibufite, warigaga ugatsinda? Ubwenge bwo mu ishuri bwo nari mbufite. Ubwenge bwo mu ishuri bwo nari mbufite, kubera ko nari mfite imbaraga zituma
zimbwira ibintu nyine yego ubwenge bwo mu ishuri bwo nari mbufite ndangije ubwo ndangiza primaire nta nubwo nigeze niga segonderi yego nagaruka wacu twari tubuze ubushobozi ahubwo nta mwana w'iwacu n'umwe ujya wiga segonderi kandi dufite amafaranga tuyafite buri wese ararangiza akumva ntashaka kwiga n'uwiga segonderi ari kuyiga ubu ngubu nakijijwe umwe. Tutararenga aho ngaho mama wawe yatandukanye na papa wawe bitewe n'iki? Wenda nubwo wakuze ubona mama wawe ntawe uhari ariko byatewe n'iki niba uzi amakuru? Mama wanjye ajya anganiriza kubera ko tubana ubu ngubu akambwira ubuzima bari babayemo bari babaye mu buzima bubi bari abakene hamwe yashyiraga inkono ku ziko ariko papa aje noneho ngo akimara ngo kubona ubwo butunzi mama yaravuze ngo ntago azi ukuntu byaje akimara kubona ayo mafaranga ahita amwanga ashaka undi mugore baramwanga aranangara nawe yabayeho mu buzima bubi nawe izo mbaraga zamukoreraga nawe amaze kuba umuntu aho nsengeye nkishijwe nambaye imbaraga zo gusenga. Ni ukuvuga ngo we yahise yangara papa wawe abasigana muri abana turi abana yadusigaranye turi batatu kubera ko umwe yari yarapfuye mama ajyana uruhinja yari ahetse. Okay, mwe mukura rero mubona mu rugo hari ibintu byose muri icyo mushatse mwambara icyo mushatse. Twatangiye kubera ko muri abo bana bose papa yabyaye ni igihe yakundaga nta nubwo nabaga najya ahantu ngo mparare hari n'igihe bigeze kumufunga muri 2002 bigeze kumufunga kubera ko acuruza amapine y'imodoka mu Giporoso yaguze amapine y'amajura no baramufunga iyo yabaga ari kure yanjye nararwaraga nanjye nabandi kure ye ntago byakundaga byasabaga ko mpora hafi nta hantu najyaga njya ngo mama ari igihe. Tukaba tugeze ahantu rero warangije primaire byaje kugenda gute ko warangije umeze neza utsinda nta kibazo? Narangije primaire ndangije nyine njya kwiga imyuga kubera ko nta mwana wacu ujya wiga segonderi njya kwiga imyuga ariko nkora n'ibyo ngibyo kandi nari maze noneho kuba n'ingimbi ntangira noneho kujya atari ukuvuga ngo mu bana ahubwo nangira kujya mu basore kubera ko nari mfite ntago najya nkunda kuvugisha abantu ahubwo nk'iyo twavuganaga nagutambukagaho nka kabiri uri umusore nkagutambukaho ubwa gatatu wazaga kunshaka ukansaba ko dukundana. None se urangije primaire ko uyu mwana arangije primaire ategereza vacances amanota agasohoka akatajya muri segonderi byaje kugenda gute? Aho ngaho nashaka kubanza kuhamenya ukuntu byaje kugenda nyine cyatumye udakomeza segonderi. Njye ntabwo nigeze nkora n'icya leta. Kubera igeze ntabwo nigeze nkora n'icya leta nagiye numva izo mbaraga zimbwiye ko nagomba gukora icya leta. Mva mu ishuri ndagenda njya mu rugo ndababwira ngo sinshaka kwiga mbabwiye ngo sinshaka kwiga nta n'umuntu wigeze ambwira ngo kubera iki. Na papa nigeze abikubwira kandi yari umushoramari afite amafaranga nta mwigeze ambwira ngo kubera iki barambwiye ngo ubwo ngubwo rero ngo ugomba kwiga imyuga kubera arambwira ngo ugomba kwiga imyuga ngo ugomba kwiga imashini umwana wese wazaga mu rugo no muri famiye. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibiri by'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. Umukobwa wese yigaga imashini nkayoberwa iyo mpamvu wese uwo ari we wese yigaga imashini nanjye ndagenda njya kwiga ariko sinigeze nanayikoresha
njya kwiga imashini ndangije, ariko muri urwo rugendo rwo kujya kwiga imashini nahuraga n'abasore benshi, yego, kubera ko hari ahantu mu isantere, kubera ko bari baratuvanye i Kigali baratujyanye ahantu bita i Musambira, ariko papa wagikorera i Kigali agataha, aho i Musambira twabaye imyaka 5 tugaruka i Kigali. yego, ubwo naragendaga nari usibye ubu ngubu nari mwiza, yego, nambarana neza, kubera ko nta mwenda ubaho mwiza papa atigeze ngurira, yego, kubera ko nsubi inyuma gato njye niyo papa yabaga yashwanye n'umugore, njye nari mfite imbaraga zo kuba mugeza imbere agatuza, n'umwana wese wabaga ashaka ikintu abona ko papa yaraka yanshagaho, njyewe namugeraga imbere yaratuzaga, icyo musabye cyose akagiha umuntu nyisabiye. yego, ubwo ngubwo naragendaga aho ngaho nigaga imashini, nkagenda nkacaho, buri muhungu wese agasigara nyibazaho ashaka ko dukundana, ariko kubera iki? Kubera izo mbaraga. wabigenza gute kugira ngo ahite abyifuza? njyewe ubundi ngira ikintu aha, icyo kintu kiba aha ngaha niho iyo miti bari barayishyizemo, ariko sinamenye ngo bashyizemo ryari, ku buryo n'ubu ngubu kijya kindya. Iyo hari igihe Imana iza ikakuramo izo mbaraga kikandya kubera ibintu bashyizemo, izo mbaraga niho zabaga. noneho ndangije umuhungu wese akifuza ko dukundana, kandi wenda ntabaga nasamaye, nabaga naganiriye ngo bumve n'ijwi ryanjye. ubwo njye nta n'urukundo nagiraga, yego, nta mutima wo gukundana nagiraga, nta n'ubwo umutima wanjye ujya gutera, kubera ko nagendaga nkurana ko umutima wanjye wagenda guhinduka mubi, nkumva nta rukundo mfitiye abasore, nkumva nta rukundo mfitiye umuntu uwo ari we wese. ndangije ubwo ngubwo ngeze mu myaka 15 nibwo naryamanye n'umusore wa mbere. yego, uwo musore wa mbere ubundi uwo mukecuru yarambujije yuko ntazigera mbyara, yego, kubera ko umukecuru hari ikintu natarutse. uwo mukecuru nkimara kuba urumbuke, yego, uwo mukecuru byageraga nijoro nkabona turi kuryamana ari we banshyingiye. uwo mukecuru yarambujije kuzabyara. noneho ndangije, kubera ko hari igihe byageragaho umutima ukagaruka, umutima wagaruka nkagira agahinda kenshi, no kubera ko naravuze ati ubwo n'umukecuru ambuza yuko ntagomba kuzaza ngira umuhungu nk'urukundo, kuko ibyo ngomba kubikora, ariko nta muntu mpaye urukundo, ngo sinzabyare nzagume gutyo, ari we unkunda, ari we nyine ubu umugabo wanjye. ndangije umutima hari igihe cyageraga umutima ukagaruka, ibitekerezo bikagaruka, nza gucika mu rugo umunsi umwe. ubwo uri kumva twabaga ngaho i Musambira, ncika mu rugo, hari umuhungu wari waranyiziritseho ankunda, yarahavuye. ubwo se ufite imyaka ingahe icyo gihe? 15. yego, mva mu rugo, kubera ko abasilamu ubu bagaragara nk'umukuru kubera imyenda. yego, mva mu rugo ndagenda njya i Kigali, nje kureba umuhungu, ariko ngira ngo ndwanye icyo wa mukecuru ashaka, akubwira yuko utagomba gukundana, ko ntagomba gukunda. mvuga ati ninkundana azandeka, ntajya azankoresha ibyo ankoresha. ndaza nzi Kigali, nza kwa muhungu. ese bwo mu nzozi wajya kubona muryamanye mumeze nk'abari gusambana? awe data we. ndangije nza kwa muhungu. uwo muhungu arangije yarankundaga pe, kubera ko yahavuye mu rugo bavuga ati nzongera kukubonana n'umwana wanjye, unamuvugisha nzagufungisha. umuhungu arahava aragenda, arangije nza kuza kumenya ahantu ari, kubera ko nagiraga nimero ze ku gapapuro. ndagenda njyayo, ngiyeyo yabaga hariya Nyabugogo mu Gasyata. ngiyeyo yari umuhungu mwiza munini. njyayo, turangije ndamubwira ati sindi butahe, kugira ngo ndebe yuko icyo wa mukecuru yambujije ninyikora uwo atazongera kungarukaho. ubwo ngubwo umuhungu arambwira se iwanyu uragira ngo bazamfungishe? kubera ko aho twari dutuye nitwe twagaragaraga ko turi abakire. ndagenda njyayo, baranshaka ahantu hose barambura. uwo muhungu twamaranye iminsi 3 mvayo, sinasubira no mu rugo. ndagenda njya kubana n'undi muntu, ariko baza kuza kumenya aho ndi musaza wanjye. uwo muhungu mumarana iminsi 3 mwararyamanaga? musaza wanjye aza kumenya aho ndi, aza kuntwara. njye mvuga ko nashaka kongera gusubira mu rugo, kubera ko izo mbaraga uwo mukecuru yansagaga mu cyumba cyanjye. noneho ariko bo nageze ubwo numva nta muntu nabibwira, kubera ko nta muntu wari kunyumva. ubwo njya kubana na musaza wanjye, we nawe yari asigaye akorera mu Giporoso, ariko aba mu Ruturusu. ubwo turabana, naranasamye, nageze aho ukwezi gushize mbona narasamye. wa muhungu yaguteye inda? noneho ngira ngo wa mukecuru yongeye kuza kundeba, ngira ngo yarandetse.
noneho birangije igihe kiragera ndabyara, ubwo umwana namubyaye mfite imyaka 16. Birangije maje kubyara wa mukecuru aragaruka. ayiwe Wa mukecuru agarutse noneho aza anshyiramo imbaraga, yaje yambaye bya bintu by'umukara, bimwe bambara by'umukara n'ikindi cyacyo bimwe abasiramu bambara, yitandiye. aza noneho afite imbaraga, afite n'umujinya, noneho aza anshyiramo imbaraga nyinshi. Kubera ko sinari kubyarira kwa musaza wanjye, byabaye ngombwa ko papa ambwira ati ngwino atuze hano, ati musaza wawe nawe mutukora ko turakurikirana, andusha imyaka 2. Ubwo ndaza nyimara kubyara wa mukecuru baragarutse. Yego. Agarutse noneho aza anshyiramo imbaraga nyinshi, aza anshyiramo imbaraga zidasanzwe, noneho mba mubi ku buryo nta n'umuntu n'umwe Yego. numvaga, nta n'umuntu n'umwe nari kugirira impuhwe. Ubwo ngubwo birangije n'uwo mwana nabyaye nawe yanshyizemo umutima wo kutamukunda. ayiwe Uwo mwana namukunze, umutima atangiye gutera umukunda ari uko nakijije. Ubwo birangije noneho nangira kumukorera neruye, nangira kumukorera nangira kumukorera noneho ku bantu benshi, kubera ko yari yaranomye ubwenge bw'abasore. Icyo gihe bwo icyo gihe nyimara kubyara bwo noneho n'ubutunzi, iyo wabaga uri umusore tukaryamana, yego ntago ubutunzi bwawe amafaranga wakoreraga nta kintu yongera kukumarira. ayiwe Abantu bajya bibaza ngo impamvu ngo uba ufite nk'ibintu bikagushiraho kandi nta kintu wakoze kugira ngo bigushireho. Satani afata nka kuriya uba waryamanye n'uwo muntu, ubutunzi bwe bujya kuri wa wundi wagiye gusaba ubutunzi, ni uko nguko babihererekanya. yego wa wundi wambuye wa wundi waryamanye nabaga naryamanye nawe, ubutunzi bwe umugisha we wajyaga kuri ba bandi babaga bagiye kuri uwo mupfumu gushakayo ubutunzi. Ubwo mbaho muri ubwo buzima iwacu, tuza no kuva aho ngaho tugaruka i Kigali, ndakomeza nyine nkora ibyo ngibyo, ndakomeza nkoreshwa ibyo bintu, ariko umutima iyo wagarukaga nagiraga agahinda, nkicara nkarira nkatekereza ku Mana, ariko ntabwo nari nzi Imana iyo ari yo. Birangije ntabwo njye nari nzi Imana iyo ari yo, ko nkapfa kuyitekereza gutyo gusa, nkarira nkagira agahinda, umutima wanjye ugarutse. Ubwo birangije mbaho muri ubwo buzima, bigera n'ubwo noneho nangira, ubwo byari bimaze kuba muri 2013, aribwo n'uwo mugore wa papa yajyaga arwara. Twavuye muri iyo nzu, ibintu byarazaga bikamuniga, tugeze tugaruka i Kigali, aribwo byamwicaga. yego Arapfa. Noneho apfuye, papa ahita ashaka undi mugore mu gitondo. Ashatse undi mugore mu gitondo, uwo mugore we azavuga ngo aba bana barakuze bose, abana bakuze bose simbashaka. Turagenda, kumbe kugenda gutyo byari umugambi w'Imana wo kugira ngo izambone. yego Ndagenda njya kuba ku Kagugu, mbona akazi ku murenge wa Kinyinya. yego nkajya mpakora nkodesha, ariko icyo gihe nakoraga ibyo, nahamagaraga papa nshaka nk'amafaranga, agahita yampa. yego Icyo nshaka nkamuhamagara agahita akimpa, ariko nkora ibyo bintu byose. Nta nubwo njye n'ubusilamu sinabubagamo, wenda mvuge ngo nabubagamo, nabwo nari utanambaza no mu musigiti nakijyayo. Nageze ku Kagugu, niho nahuye n'abasore benshi, njye ntabwo nigeze njya mu bagabo. Ese ukimara kubyara icyo gihe warabyaye, umwana waramujyanye nende papa? Uwo mwana naramutwaye, namutwaye njya gushaka mama wanjye. Ubwo aho ngaho niho nagiye gushaka mama wambyaye. Njya gushaka mama wanjye ndamubona, ndamubwira ati mfasha uyu mwana ngenda, kubera ko nanjye nari umwana, nari naragira n'imyaka 20. Icyo gihe nari mfite imyaka 19, nibwo nagiye kumushaka. Ndamubona, umuhereza uwo mwana, yari mutoya, ataruzuza n'imyaka 2, ariko yaragiye kuyuzuza. Ndagenda njya kuba ku Kagugu, mbona akazi ku murenge wa Kinyinya, akazi ariko nkagakora atari akazi ngamije gukora, nkagakora nkora n'ibyo byose. Ngewe uko wabaga umeze kose, uko wabaga ufite agaciro kose, ntabwo najyaga nkundana n'abasore baciriritse cyangwa se abasore b'abakene. Hari n'ababaga bafite akazi muri leta, hari n'abapolisi, abasore bakomeye, kubera bonge bambonaga nk'umuntu mukuru, kandi nanjye numvaga nk'umuntu mukuru utagendana n'abana. yego Ngenda nkora ibyo ngibyo byose, bo bakagira ngo wenda
ni gukundana. Hari uwo muntu wese washakaga kunkunda nga nk'urukundo ye kumvaho. Nabonaga ari nk'umuntu, nabonaga ntazi ibyo arimo kubera ko njye nta mutima w'urukundo nagiraga. Nabonaga ntazi ibyo, iyo nabonaga ushaka kunkunda ngo ngumeho njye nahitaga nkwanga nkakugendera kure. Benshi bakagenda bavuga kubera iki. Hari n'abambwiraga ngo tubane, natekerezaga yuko mfite kondisiyo yuko ntagomba kugushaka, nkahita mwanga nkamugendera kure kubera ko nta n'umutima w'urukundo nabaga mfite. Ubwo ngubwo birangije noneho ntangira wese turarenga aho ngaho kugira ngo ukundane n'umuntu byaterwaga n'iki, wagenderaga kuki? njye ntabwo ari ukuvuga ngo nagenderaga kuki, ahubwo satani we yabaga yapimye tageti y'uwo agiye kujyana, ubundi yabaga yakujyanye ibitekerezo byawe. Wa mukecuru niwe wajya gukubwira ati mwari mugikorana ijwi ryari cyiza? Njye noneho nari nsigaye mfite andi majwi menshi, ariko uwo mukecuru ubundi we yazaga aje nko kunyongerera izindi mbaraga. Ntabwo yazaga ngo amvugishe, ahubwo yari asigaye afite andi majwi menshi yamvugishaga n'ayandi yankoreshaga. Kandi ibyo byose nkabikora nta nzoga nywa, nta n'ikiyobyabwenge kindi nywa, nkabikora gutyo gusa kandi ntajya mvuga n'amagambo menshi. Nkabikora naje kubera ko buri muntu wese yambonaga yifuzaga ko dukundana, akifuza akabona ndi umwana mwiza, ariko atazi ikindimo. Hanyuma reka tugane noneho kuri mu gihe wabaga uri kumwe n'uwo muhungu mukundana, ni iki wamukoreraga, byagendaga gute? Donc umugambi wabaga mufiteho cyangwa intego mufiteho wayisohozaga gute? Nta n'umuhungu n'umwe twakundanaga utarambwiraga ngo turyamane, nta n'umwe, kubera ko n'ubundi tukimara kubonana nicyo cyifuzo wabaga ufite. Kandi nanjye aricyo kintu kingenza, kubera ko iyo twabaga tumaze kuryamana, buriya ibintu byo kuryamana ni ibintu bikorerwa mu maraso. Noneho ubwo twamaraga kuryamana niko wabaga wagiye n'ibyo byose byagiye. Iyo mwamaraga kurya, bidusobanurire neza mbyumve neza kugira ngo abantu batekereza ko ubusambanyi ari ikintu cyoroshye babashe kubyumva. Nka kuriya twabaga turyamanye, wowe wagira ngo turaryamanye kumbi wagiye, n'ibyo byose n'ibyo wakoraga byose nta kizongera kugenda na kimwe. Reka da, uko waryamanaga nawe ubutunzi bwe bwahitaga bugenda n'ibitekerezo bye. Mbese ni ukuvuga ngo nabaga mwambaye wa mugisha Imana yamugeneye, nkawuhereza satani ngaho nawe azawuheba abandi bagira gute bamukorera, nuko satani ahererekanya ibintu. Iyi niyo mvu ubwo ni nkaho wahitaga ujyanye ubugingo bw'ikuzimu. ni nko kujyana nk'ibitekerezo bye nyine, wagasigara ahagaze gutyo, agasigara ari aho ngaho ameze nk'aho donc ubwenge bwaragiye, ubutunzi, umugisha byose byaragiye. Hatabaho imbaraga z'amasengesho ntago wavayo ngo ugire gute. Yesu we wenyine atagukoye, cyangwa se imbaraga z'amasengesho udahuye nk'umunyamasengesho ngo agukoreye, ntago wavayo. Mbona no kubwira abasore ntibakajye babona ngo umukobwa ngo aritonda ngo aracecetse, ariko ntago ubuzi ikintu kimurimo. Noneho naje guhura n'umusore wabatijwe. Ubundi najyaga mpura n'abana batabatijwe. Noneho uwo nguwo wabatijwe yari umwana wigaga kaminuza. Wabatijwe, imiryango yabo yose babanaga ari abasore 4, babiri bavindimwe, abandi ari babyara babo. Noneho uwo mwana, abo bandi bo bose nari narabatwaye. Ariko uwo mwana we niwe muntu wenyine nagiriye impuhwe. Niwe muntu wenyine ku buryo yanyiziritseho, anyizirikaho, ndamubwira ati se wa mwana we, kandi twarangana. Kandi ukamubona ari nk'akana. Ndamubwira se ushaka iki ko ngiye ntagushaka. Ariko impamvu nari mufitiye impuhwe, ndavuga se uyu nguyu namwangirije ejo hazaza he, ndavuga ati uyu nguyu yari kwigagize gute. Ariko ntago ari kubera ari njye wari uri kubikoresha, ahubwo ni cya kimenyetso cy'amaraso cyamuzengurukaga. Nkuwe nkabona afite nk'ubundi bwiza budasanzwe. Umuntu wabatijwe mu mazi menshi n'umuntu utarabatijwe mu mazi menshi ntago satani abakoresha kimwe. Satani aza gufata ba bandi batari begera, batari bakandagiza ikirenge mu buntu bw'Imana, kugira ngo batazigera babukandagizamo n'undi munsi bazabura ubugingo. Ubwo ngubwo bibaho ngaho. Noneho ndangije umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula, wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri, cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04
0436. naje guhura n'umusore witwa Shema yakoraga ari mu Gakinjiro aho bita kwa Vitali. Yego. Uwo musore yari umusore yisigaga amavuta aturutse Bugande mu mutwe, yambaye n'ishanete. Nawe tuza guhura nawe yari umushi, nawe akorera Satani. Yego. Nawe yari umwana icyo gihe, nawe yari afite imyaka 19. Turahura, ariko nawe afite igikundiro we Satani yari yaramutumye ku bakobwa. Amaze icyo gihe yari afite registre, amaze kubyara abana 8 ku bakobwa 8. Ayiwe. Baramutumye ku bakobwa kugira ngo buri mukobwa ajye amutera inda, amujyareho n'umwana w'umukobwa kugira ngo Satani akomeze abone abantu bazamukorera. Yego. Turahura, dufatanya umurimo, twaje no kubana mu nzu. Abantu baranatuzi, ari mu Gakinjiro nta muntu n'umwe utatuzi njye n'uwo muhungu. Reka da. Twaje no kubana mu nzu, abantu bakagira ngo turi umugore n'umugabo, kandi ntabwo twari turi umugore n'umugabo, ahubwo nuko twari dufatanyije akazi. Bivuze ko mutajya muraryamana? Ibyo ngibyo niyo twabikora, n'ubundi twabaga turabe, nta n'ikintu twabaga turamira n'ubundi. Yego. Twabaga turabe, ariko we nta kintu yakora kuri njyewe, nanjye nta kintu nakora kuri njye. Yego. Ariko we namurushaga imbaraga. We yari yatumye kuri aba bana b'abakobwa, we yari n'umwasama, ariko njye ntabwo najyaga ngaragaza amarangamutima yanjye, ariko yari yagaragazaga, hari n'igihe yanabivugaga. Birangije umuhungu tutangira kujya tujya mu rusengero kwa Rugamba, tujyanye tumeze nka couple, ariko tutari couple. Tugiye kugira ngo tujye kurebamo abakobwa dukuramo dushuke, kubera ko umuhungu yari ameze ari umuhungu w'umusitari, yagiraga na pareye agendana mu ijosi, afite n'ibintu byose bigezweho n'imisatsi, ayishyiramo ibintu bino bakobwa nyine bakigeze mu rubyiruko ngo bakunda. Tutararenga aho ngaho rero, uriya mwana agenda ngucamiramo kugira ngo ibintu byumvikane. Ukimara kubona za mbaraga wa mukecuru aguhaye cyangwa Satani yaguhaye, ni iki zakoze kuri wowe ku buryo umuntu wese ukubonye agukunda? Donc abakubonaga bakubonaga uri nk'umuntu umeze ute? Njyewe sinzi, bashaka kuba wenda kuno meza atari ko bambonaga. Barambonaga nk'umuntu w'umukobwa mwiza, ariko icyo gihe ukuntu nari neye ntabwo ariko neye ubu ngubu. Nari mfite amaguru meza, nageze ubwo ibintu by'ubusiramu nabivuyemo, nkajya nambara utwenda tugeze aha ngaha tugufi, ntabwo nambaraga imyenda migufi cyane, kubera ko ntabwo nari kugaragaza yuko ndi umukobwa wiyubashye ugize. Nagaragaza ko nibashye, nambaraga wenda amajipo ageze aha, amaguru akagaragara. Nari mfite amaguru meza, mfite n'uruhu rwiza ruyaga, uteye neza, kubera ko kuva na kera nagiraga mu nda hatoya, mfite na tayi nini. Ntambara utuntu tugaragaza uko nteye, ntambara n'udupantaro tumfashe, ntambara n'agapira kagaragaza mu nda yanjye ko hateye. Nubwo nari narabyaye ntabwo nigeze ngira mu nda hanini. Birangije ubwo ngubwo nyine abo bambonaga, sinzi ukuntu bo bambonagamo nk'undi muntu udasanzwe, bakambonamo mbese Satani afite ukuntu ashyiraho umuntu masike, noneho umuntu udafite imbaraga z'Imana akabona yuko uri umuntu udasanzwe, ariko umuntu ufite imbaraga z'Imana yakubona akakunamo ikibi. Hanyuma rero muza gutangira kujya mujya kwa Rugamba. Uwo muhungu dusuza gutangira kujya tujya kwa Rugamba, ariko uwo muhungu ntago mu bintu we yakoraga, ibyo ninjye wari ubimujyanyemo, ntago we yari abifitemo, ntago yari afitemo gahunda kubikora. Nanjye namugize igikoresho. Tukajya tujya kwa Rugamba tumeze nka couple, tukagenda tukajya tuvuge nimba twicaye nko mu gihande cyo hagati. Kwa Rugamba haba igihande kimeze cya hariya, intebe ziba zireba hano, intebe ziba zireba n'ikindi cyo mo hagati. Tuvuge nimba icyo cyumweru twicaye mu gihande cyo hagati, icyo gihande cyose twicayemo, abaturi inyuma n'abaturi imbere, nta n'umwe uri bwumve ijambo ry'Imana, kubera ko twari dufite imbaraga zituma buri muntu wese uraho utamubaza ngo wumvishe ijambo bwoko ki. Noneho twageramo tukaganira, twebwe twaraganiraga ntabwo twumvaga ibyo bari kuvuga, tukaganira tugaseka. Ubwo twaseka cya gihande cyose kiri butwibazeho, batahe batumvisha icyo Imana yabashakagaho. Noneho ubwo nanamubwira ati ngo kari agakobwa nguhe pasi, kandi tutaziranye tutaranavugana. Ubwo ngubwo tukakareba mu rusengero, ubwo twarebaga n'ubundi umukobwa udakijijwe, wanze gukizwa, uza mu nzu y'Imana aje atazi ibyarimo. Nkamubwira ati ngenda mukubwire, nurangiza ngushakira nimero ze. Ubwo nuko ubwo twasohoka nkajya kureba umukobwa nkamusuhuza, nkamubwira ati nkamwaka nimero, nkaza kuziha uwo muhungu. Ubwo ngubwo nkazashiduka bararyamanye, nkazashiduka nyine nawe yaragiye mu bandi. Kandi ni ukuvuga ngo nk'uwo nguwo iyo mwaryamanye
ntago imbaraga zo kuvuga gusenga ziba zagukamutsemo imbaraga zimekora kuba wuzuye abadayimoni. yego nsubiye inyuma gato nk'iyo turyamanye gutyo za mbaraga mba mfite mba nkugabanyirijeho nkeya nawe ugize imbaraga mbi amaye nawe nyine ububaye nk'umukozi wa satani n'undi muzaba muri zaryamana nawe ubuzimuhaye gutyo nuko satani agenda agira anyanyagiza imbaraga mbi mu bantu. yego ubwo ngubwo birangije dukomeza gutyo bigera aho ngaho umunsi umwe hari habaye igiterane njya kureka gukora ibyo ngibyo kujya njya kwa Rugamba. hari habaye igiterane tutaragera aho ngaho ko nzi ko mu nsengero nyinshi mbere y'uko batangira amateraniro babanza gusenga nta kintu byakoraga kuri izo mbaraga zanyu. twebwe ntabwo twazaga rero muri cya gihe batangira basenga twinjiragamo drama itangiye kubyina cyangwa worship itangiye kuririmba ntabwo twinjiraga muri cya gihe cy'amasengesho kandi noneho muri cya gihe cy'ijambo twahitaga dutera ikiganiro kugira ngo rya jambo ritaza kugera mu matwi yacu. ubwo nuko nguko byagendaga. yego ubwo nsi umwe habaye igiterane nza kujyayo nari nambaye agakanzu ka shokora noneho sinajya kwicara muri za ntebe njya hejuru muri etaje ndahagarara. noneho mu guhagarara gutyo ntabwo nari najyanye na wa muhungu. yego ubwo birangije mu guhagarara gutyo hari umupasiteri witwa nimba ari Karasira uhaba nyine wungirije pasiteri Rugamba yitwa Rwibasira. arangije uwo mupasiteri yagezweho nari nagiye noneho njyenyine ndahagarara njye nari nagiye kuvuga ngo noneho ariko ndebe ibintu bikorerwa hano muri uru rusengero aricyo kintu kinjyanye. ndahagarara ubwo bararirimba ageraho uwo mupasiteri ajya harabwiriza ari kubwiriza mpita numva ndi kuzenguruka numva isereri numva ngiye nko kwikubita mu rusengero. noneho ndangije nsohoka ubwo abadayimoni bari batangiye kumva ijambo nese nsohoka mpita ndagenda sinongera kuzahagaruka. ubwo ndagenda mbaho ngaho nkomeza nyine muri bya byaha noneho muri 2014 umwaka ugiye kurangira turetse kurenga aho ngaho muri 2014 iyo waryamanaga n'umusore watubwiye ko nta mugabo mwigeze muryamana waryamana n'umusore mwakoreshaga prudence mwaryamaniraga aho ngaho? kubera ko iyo ukoresha prudence ntabwo mwahuje ubugingo donc bya bintu ushaka kumushyiramo ntabwo byari gukunda. yego nta musore n'umwe wajyaga ukoresha prudence. noneho birangije nkomeza gutyo umunsi umwe none ndavuga kubera ko nari nangiye kujya ngira imbaraga nyinshi ziteye n'ubwoba kubera ko biri ibintu bya satani ntabwo bijya bishimisha n'ubikorera ntabwo bijya bimushimisha biba bimuteye ubwoba ahubwo biba bikoreshwa n'agahato. noneho ndangije ndavuga ati rero imicuku bya nijoro sinjya mbona amahoro ngo nsinzire ndara mbona nagiye ahantu kuri nkarara mbona ndi gukora ibintu bidasanzwe ndavuga ati reka njye nywa inzoga niyo njya kuryama njye ngira icupa ry'inzoga inywe kugira ngo wa mukecuru ataza kumpa amabwiriza. naho birangije nkajya ngenda nkagura inzoga nkaza sinari kwinywera mu kabari ntabwo najyaga njya mu kabari narazaga nkabanza ngo nasomaga ngo iduha asenga ubwo narangiza nkanywa ya nzoga nkahita niyorosa nkahita njyama kubera ko icyo gihe nari nsigaye nibana. ariko si nzoga y'amafaranga bayakuraga hehe? nari mfite akazi. wari ufite n'akazi? njye ntabwo najyaga mu basore kubera ko nkeneye amafaranga. icyo gihe wakoraga iki? nakoraga ku murenge wa Kinyinya nabanje nkora amasuku ariko nkora amasuku ntabwo njye ari wenda aribyo nari ngamije kubera ko n'ubundi papa yajyagamo amafaranga. ubwo nza kubona akazi ko guteka njye n'undi mukobwa n'uwo twajya dutekera abakozi cyane baravuze ngo nta mukozi ukwiriye kujya ataha. yego nza kubona akazi noneho twajya dutekera n'abakozi njye n'undi mukobwa witwaga Fani. yego ubwo birangije nyiraho ndi kumwe n'uwo mukobwa witwaga Fani hatambuka abantu ku murenge bagenda batanga udupapuro bari kuvuga ngo batanga umuti w'urukundo ngo batanga umuti w'inyatsi ngo bavura ibintu bitandukanye ngo bavura amajini ngo bavura ibiki baratuduha hariho na nimero. noneho nza guhamagara uwo muntu. uwo mukobwa yari agatoye kubera ko yari akuze afite nk'imyaka 35 atarabona umugabo azajya kwaka umuti w'urukundo ngenda agafata ngo nzajye kwivuza ibyo bintu. ndagenda ndahamagara ntegereza twarahembwe ndahamagara umuntu ndagenda njyayo hari ahantu kure ndagenda njyayo nsanga nawe ni umupfumu
uwo muntu wavuga ko atanga umuti yego bwa mbere nari ngiye mu bapfumu ngiye n'umupfumu twari tutaraho wari ugiye gushaka iki njye nari ngiye ngo kwivuza kugira ngo izo mbaraga ndebe ko zimvaho nagezeyo uwo muntu yinjira mu kazi ko mu gikari ahamagara abadayimoni hakajya hacaho imiriro yinjira twari turi kumwe nta wundi muntu uhari hacaho imiriro yinjira akajya ahamagara avuga ngo ahamagara nyirakuru na nyina na nyirakuruza ngo muze ngo neza ngo mudahungabanya imisozi mudafite umujinya n'uburakari nyine akabaguyaguya nyine ubwo baraza ntangira no kugira ubwoba ubwo baje ndangije banca amafaranga 9,200 ayabaha kugira ngo bagusuzume yego abo badayimoni baje baturutse ikuzimu barambwiye ngo wowe ntago twakubasha ngo ahubwo ngo ujye ujya ngo mu rusengero ngo niho ibyawe byakemukira ngo twege ntago twakubasha yego bambwira gutyo ndavuga ngo mu rusengero niho ibyanjye byakemukira noneho natekereza ko ndi umusiramu mu rusengero nahazi ndavuga ati abapfumu nicyo kintu ndagenda nkibazaho ubwo ngubwo ndangije ndaza nkajya nkomeza nkanywa izo nzoga nijoro nazinywe nko mu gihe kingana nk'ukwezi ubwa nyuma nyweye inzoga nagiye kumva numva umuntu araje none se waje kuva ku bapfumu icyo wajya gushaka bakiguhaye hoye kandi baramakaniye bakubwiye ngo iki barambwiye ngo njya ngo mu rusengero ngo ibyanjye ngo bo ntabwo babishobora yego ariko ntabwo bandangira urusengero barambwiye ngo njya mu gaturika ngo gusenga ngo Bikira Mariya ngo niwe ngo uzanyize birangije ndaza nkajya mbyibazaho sinongera no kubaha agaciro numva ko nabo batashoboye ndaza nkomeza kujya nk'inzoga kugira ngo umukecuru tutavugana yego noneho birangije nijoro umunsi wa nyuma wo kuzinywa narazinywe nk'uko bisanzwe ndasenga nk'uko bisanzwe ndiyorosa mu nzu yanjye nta muntu tubana ndiyorosa maze kwiyorosa bigejeje nko mu ma 9 z'ijoro numva umuntu araje araniga mu ijosi araniga koko araniga za nzoga zose nanyweye zinshiramo noneho birangije mpita numva ijwi riramamagara amazina yanjye yose ngo niyo nshima harimo riramagara cyane nk'ijwi riri muri mixeri rivugira nko mu mazi rirambwira ngo va mu byo urimo uze unkorere cyangwa uzicwe na sida rivuga inshuro 3 nibwo bwa mbere njye najyaga numva amajwi ya Satani ariko nibwo bwa mbere numvise ijwi numva riratinyitse mutamenya buri ijwi rya Yesu rivugiye muri wowe uhita umenya ko ari we niyo wabukorera Satani uhita umenya ko ari we kubera ko baritandukanye nanjye ku buryo n'amatwi ryavugiyemo n'ubu hari igihe kijya kigera akaniye kandi uko namwumvisha avuga icyo gihe n'ubu aramvugisha ariko sinari nabyumva kubera ko yavuze cyane nk'ijwi riyunguruye avuga inshuro 3 arambwira gutya arambwira ngo va mu byo urimo ngo cyangwa ngo uzicwe na sida ugeze ku myaka ingahe nari ngeze ku myaka 20. uracyabana na wa musore cyangwa mwaratandukanye oya uwo musore twaratandukanye ubundi uwo musore twabanye nko mu mezi 6 yego nyimara kumukoresha ibyo ngibyo nahise nawe mureka yego njye ukwanjye ajye ukwe nanjye njye ukwanjye hari akabazo nibagiye kukubaza niki cyatumye muhitamo kujya kwa Rugamba kugira ngo mujye mu zindi nsengero kuki ariho mwahisemo ni ukubera ko impamvu twahisemo kujya kwa Rugamba ni urusengero rubamo abantu benshi kandi n'urusengero rukundwa n'urubyiruko twese twari tugamije no kugusha urubyiruko twashakaga ubundi ari umuhungu yari yaratumwe ku bakobwa ari nanjye nari natumwe ku bahungu twari tugamije kugira ngo urubyiruko rutazegera Imana n'imitima yabo itazegera Imana nicyo kintu twari tugamije kandi kwa Rugamba urubyiruko rwose rukunda kwa Rugamba yego nuko rero ku myaka 20 uza kumva ijwi riri kubwira nza kumva ijwi rimbwira ngo va mu byo urimo cyangwa uzicwe na sida va mu byo urimo uze unkorere cyangwa se uzicwe na sida nuko nguko yambwiye ndangije iryo jwi rinera ubwoba ariko iryo jwi rikivugira muri njye hari imbaraga zamvuyemo ziragenda ziragabanyuka nkuko iyo Yesu avuze akuvugishije hari imbaraga ubundi zikuvaho za Satani cyangwa se ibintu byakurwanyaga cyangwa se indwara ikira ariko iryo jwi ryamvugishije n'ubundi iyo sida nararayanduye sinakizwa n'ubundi noneho sinakizwa wari warayanduye ariko ntiwari ubizi nari nangiye kubibona kubera ko hari umuntu twari dusigaye tugendana hari akantu nasimbutse nari natumwe ku basore ariko naryamanye n'umugabo umwe wubatse we mwaryamanye mute nawe wari urwaye iyo sida yego we yari afite yajyaga yansangaga ku murenge yari enjeniyeri yansangaga ku murenge akama amafaranga akayansukaho
uwo mugabo nyine n'abantu bose nyuma abantu baravuga ngo uriya mugabo nyine arwaye sida, n'abantu bose baramuzi n'ahantu atuye n'anamuvuza ubu abantu bose barabizi. Arangije ubwo wagwaga amafaranga menshi, amafaranga yagusukaga ubwo yabaga ari menshi. Yabaga ari menshi nk'ikintu wamusabaga cyose, nta nubwo najyaga amusaba nk'ikintu, yahitaga amereza we ubwo yaraza akagaparika akamereza amafaranga. Ubwo ngubwo birangije uwo mugabo nawe aza tuza gutandukana, aragenda nawe aragenda nyine, ariko aragenda ntiyamvaho, iyo aho twahuriraga hose yahitagamo amafaranga nta kindi. Ubwo ngubwo birangije narumvishije iryo jwi, naragiye njya mu Katolika hariya ku Kagugu. Ngiye mu Katolike baravuze ndasinzira, mvayo nta kintu numvishe. Ndavuga se ahangaha niho Imana yari imbwiye, numva nta kintu, ntabwo mfashijwe, numva nta n'ikintu numvishe. Noneho ntarageraho ijwi ry'Imana rikimara kumvugisha, natumweho abahanuzi benshi. Natumweho abahanuzi benshi. Hari n'abo twahuraga mu nzira, iyo baguvugana n'Imana tugahura mu nzira wahitaga wuzura umwuka wera ikakunumaho. Hari n'umwarimu w'urusengero hariya ku Kagugu, hari ahantu haba isoko hirya hepfo, hari ADPR ihari, mwarimu waho w'urusengero nawe Imana imunumaho. Arangije arambwira ati Imana yakunumyeho ko igushaka kandi izagukoresha. Ndangije najyaga iyo yamvugishaga gutyo nubahaga Imana nkagenda nkajyayo, ariko navayo nkajya mu byaha. Ubwo ngubwo narangiza kubera ko nahuraga n'abandi bose twakoranaga ibyaha, n'ubundi nkanavayo nkajya mu byaha. Noneho uwo mwarimu turahura, arangije arambwira ati Imana yakunumyeho gutya na gutya, arabimbwira, arambwira ati ku cyumweru uzaze, ati tuzagusengera, ati watura agakiza, ati nurangiza ukizwe uzabatizwe. Naragiye ku cyumweru ngiye kubera ko nta kanzu nari nkigira. Nari nuzizo nari mfite zageraga hano kandi nzi ko abadeperi bambara bakikwiza. Nambaye ipantaro y'umweru, nambara n'ishati y'umukara igera hano, nambara n'inkweto z'umukara. Ndagenda njyayo, ariko nkinjira muri sengero nta muntu n'umwe wasenze. Bose banyibajije ko nambaye ipantaro. Icyo gihe ubu ngubu wenda baraza akaterana kubera ko haturiye yambaye ipantaro, ariko icyo gihe ntago ibintu by'amapantaro kwinjira muri ADPR ntago byahabaga. Ndagenda ndasenga, ubwo ngubwo birangije mwarimu turavugana, aransengera. Uko bansengeraga niko ibyambaraga zankoreshaga zagendaga zigabanyuka. Ariko ngiye ntaremerera Yesu kankoresha. Ariko hagati aho papa wawe akaba yaragwerukaga? Mwajyaga munavugana? Twajyaga tuvugana, ariko nkimara kwinjira mu rusengero mvuye kuri ADPR nagiye ahandi muri Miracle Center, habayo imbaraga z'Imana. Nasanzeyo umuntu wari umupadiri bari batumiye, asigaye ari umuhanuzi, ari umukozi w'Imana. Baransengera, bambwira ibintu byose by'iwacu, barabimbwira byose. Barambwira ngo n'ikimenyimenyi nusohoka hano papa warahita aguhamagara, kubera ko baransengera, bari bafite imbaraga. Baransengera, barambwira ati nusohoka hano papa waraguhamagara. Ndabapinga, ndavuga no, ndazamuka gato, nambuka umuhanda kubera ko iyo Miracle yari iri munsi ya kaburimbo. Ndazamuka nambuka kaburimbo, ataramagara. Ngeze hakurya gato abaramamagaye, arambwira ngo nta mwana wanjye ujya winjira muri ibyo bintu, ati nuguma muri ibyo ndakubyaruka, ati nkubyaruke. Ngira ubwoba, sinongera gusubirayo. Ndakomeza nyine nibera muri bya byaha. Noneho ngeraho ubwo naje kurwara mu nda ibyara, hajyaga havamo aside, uburyo umwenda w'imbere nabaga nambaye wacikaga. Ntabwo nabaga nakongera ngo nkwambare cyangwa umese nkwambare. Ubwo birangije nza kurwara, ndagenda njya kwa mama wanjye. Ngiye kwa mama wanjye nagezeyo ndaremba, ubwo mama wanjye yabaga mu Bugesera kubera ko niho avuka. Nagiye njyayo ndarwara, ngera ubwo ndwara, nageze ubwo nsa nka hano mba umukara. Wari urwaye iki? Nyine nagezeho iyo ndwara nari ndwaye sida, yagezeho izana ibyuririzi. Ndagenda mbigikara, namaze amezi 3 ndyamye, bampereza ibyo kurya, bampereza n'ibyo kunywa, nta kintu nabasha kwihereza. Bakahamagurutsa ngagenda nkajya muri dushe nkicara nkoga. Noneho umunsi umwe, ariko ibyo ngibyo impamvu nari narwaye gutyo nkaremba, nari naranze no kumvira Imana ngo nze ukizwe, injyana aho ngaho mu Bugesera. Ndangize haza ndwaye icyo gihe, maze icyo gihe cyose ariko njye nzi icyo ndwaye kubera ko nari naragiye no kwipimisha, ariko mama wanjye naranze kumuhisha icyo ndwaye. Birangije waramuhisha icyo urwaye. Birangije haza umukozi w'Imana yitwa Tatu wo mu Bugesera. Arangije aza ateze moto, araza
aza aho ngaho mu rugo, Imana imubwiye ngo tega moto ngo ujye ngo aho hantu. Araza ageze mu rugo, nari ndyamye muri salo kuri matora, aradusuhuza, hari nimugoroba nko mu saa 12, asuhuza abantu bose bari bari aho, nanjye ngezeho ankoze mu biganza. Ijwi riramubwira ngo uwo nguwo niwe ngutumyeho. Arangije ahita arambwira ati Imana yaragushatse igira gute, ariko inyohereje hano kugira ngo nkwatuze, numara kwatura wemere ko ugomba gukorera Imana, ati noneho nayizi igira gute igukize. Aranyatuza, aransengera, ndangije nijoro mbwira Imana, ndabibwira ati noneho nemeye ko ngomba kugukorera. Nyatura iryo jambo, wa muntu yaranyatuje, nyatura iryo jambo, nahise mbona imbaraga. Ntabwo najyaga mpaguruka ngo nihagurutse, ariko mu gitondo ntarahagurutse numva biremeye. Ndagenda nangira gutora imbaraga. Hashize nk'iminsi nk'itatu, kubera ko mama yari yasize ambwiye ahantu nzajya gusengera. Njya gusenga ku rusengero ruri hariya i Bugesera mu isantere inyuma ya Berasi, isaro yitwa Berasi. Ndagenda ngeze muri urwo rusengero, hari harimo pasiteri kuvugana n'Imana. Arahanurira abantu benshi, ageze kuri njyewe arambwira ngo Imana iguhaye amahoro yo mu mutima. Ndangije ni amahoro yo mu mutima niyo nari nkeneye, nta kindi kintu nari nkeneye. Ndangije ndagenda kubera ko sinajyaga mbona amahoro. Ndangije nkigera mu rugo, abadayimoni batangiye kujya baza bakankubita nijoro. Wa mukecuru akazana urutsinga rw'umuriro, akankubitisha urutsinga rw'umuriro, akambwira ngo ninde wakubwiye kuvuga Yesu, akambwira ngo ninde wakubwiye kuvuga Yesu. Hakabaho n'igihe nk'inzoka ije nko kundya, hagahita haturuka nk'umuntu akaba arayishe. Hari n'igihe yajyaga iza ikazenguruka nk'uburiri, nkavuza induru igahita ibura. Nkomeza nsenga, none nambara imbaraga zo gusenga, ndasenga buri masengesho nkajyamo, nkajya niriza ubusa, nkajya nambara imbaraga zo gusenga kubera ko nari maze kuvuga. None njya gusenga bwa mbere narabanje mbwira Imana, ndayibwira ati numvishe ko Imana y'abarokore igikiza, ati none rero wa Mana we sinzigera nk'imiti ya sida, atuzanyize, ati nanjye mbone ko Imana y'abarokore ifite imbaraga. Kubera ko njye ntabwo nari kuyizera, kubera ko ntayibonye, njye navugaga Imana y'abarokore. Navuga ati noneho uzankize, nonye kuri Imana ifite imbaraga. Noneho ndakomeza ndasenga, noneho nambara imbaraga zo gusenga. Ubu mu masengesho mugize nkajyayo, igihe cyose nkajyayo ngenda ntora imbaraga, ariko nsigikara ku buryo umuntu wari unzi atamenye, kandi njye sinigeze nisiga amavuta atukuze. Ubwo ngubwo birangije, umunsi umwe umupasiteri apanga amasengesho y'iminsi 21. Ayo masengesho ngasobanura ngo kurarira kw'inkoko no mu minsi 21 guturaga kwayo. Ayo masengesho nkajya niyiriza ubusa. Ku munsi wa 11 bahamagara umupasiteri bita Garasiyani, wari ufite urusengero na rwe hirya. Azana n'umuririmbyi we w'umuvugabutumwa witwa Meddy. Barangije baraza babatumiye Meddy uvuga ijambo ry'urufunguzo, Garasiyani ari we wigisha ijambo rirerire. Ubwo barigisha Garasiye arangije arahaguruka, atangira guhanura nyine. Angeraho arambwira ngo yahanuriye kwa kundi muri rusange, aravuga ngo hari umuntu hano muri aya masengesho Imana ikijije sida. Abantu bose barayibona bavuga ngo ni igipindi, ariko njye kubera ko nzi ikintu kiba kinzanye gusenga n'ukuntu nabwiye Imana, njye ndavuga ati ni njye, ndavuga ati nimba harimo n'undi ariko ni njye. Noneho abantu bose bararebana, icyo gihe babishidikanyijeho ko hari n'abo twari twicaye baravuga ati se Imana se ikiza sida. Ubwo we kubera ko umuntu iyo uhagaze imbere y'abantu bagashidikanya, Imana iyo urimo nk'uko Imana irakuyobora, ahita ampagurutsa. We yari yanze kubivuga kugira ngo abishyire mu ibanga ngo amagurutse, ariko yari yambonye. Ahita amagurutsa arambwira ngo wa mudamu we, Imana iragukijije, Imana iragukijije. Arongera abisubiramo ngo Imana iragukijije, igukijije icyago, igukijije sida. Ntabwo yarakuzi, ntabwo yaranze, nta n'umuntu wari ubizi aho ngaho, kubera ko nari mushyashya muri Bugesera. Ndangije ambwiye gutyo, kubera ko aho ngaho bari batarambatiza, nahise njya gusengera iwe aranambatiza. Nagiye gusengera iwe ndiga, aranambatiza. Ubwo ngubwo nkimara kubatizwa, njye natungwaga n'amasengesho y'iminsi 2, nko mu cyumweru najyagamo nka 2, kubera ko abo badayimoni baranteraga. Noneho hari igihe nabaga naryamye nsagurike,
nkabyuka nahiye umubiri wose Ayiwe. bakaza nijoro bakansukaho amazi ashyushye nkabyuka natonyotse Mm. bakanshomoramo amaguru bakaraba banshomoramo amaguru kugira ngo mbe nk'ikintu cy'ikigoryi cy'ikimuga Mm. nkabyuka ncumbagira abantu nyine bakabyibazaho mama we kubera ko twabanaga n'igihe nararaga mvuza induru Mm. noneho uwo mupasiteri yarambwiye ngo Imana igukuyeho karande Yego. ngira ngo biramva nk'uko abibwira abandi bikabavaho nese ngenda hari ku itariki ya mbere Yego. guhera kuri iyo tariki ya mbere kugeza kuri 30 sinigeze ndyama nijoro Mm. byageraga nijoro abadayimoni bakamvamo bavuga Yego. bari benshi ibaza abadayimoni Imana yankuye mu kwezi kose kubera ko njye nta muntu ari kundambikaho ikiganza Ngo bikunde. ngo nsengere ngo bikunde Mm. Imana yo buri nimugoroba Imana yo yarazaga ikambohora umupasiteri yarambwiye ati nujya ubona bitangiye kukuvamo gutyo kubera ko byamvagamo binkubita bikamvamo bintwika hari ibyacaga mu munwa Mm. b'abadayimoni bo gusomana byacagamo iminwa igatemba Mm. hari ibyacaga ahantu aho ariho hose Mm. ubwo ngubwo birangije yarambwiye ngo ujye uririmba indirimbo ya 251 ko nujya ubona bitangiye bigeze nimugoroba nkayiririmba Yego. mama karayicaye nkabona umuriro uratse Mm. akambwira ati sariko ibyo n'ibikitwara aratwicaye kugeza ku itariki ya 30 Mm. ntararyama kubyo nageze nkavuga ati Imana nzongera ndyame nijoro Mm. mbona iyo tariki zirarangiye ariko ntago ari uko bose bari banshizemo ahubwo iyo minsi 30 Imana yari igabanyije Mm. ibindi yagendaga ibimbohora gake ubwo ngubwo aribwo nahitaga mbatizwa no Gracie arambatiza nangira kwambara imbaraga z'Imana Yego. nkimara kubatizwa nahise nambara imbaraga z'Imana nangira gusenga Imana inkora ku maso kubera ko naterwaga n'abadayimoni benshi Mm. kubera ko n'Imana iguhamagaye ukabatizwa wakoranaga n'imbaraga z'umwijima ntabwo zitazi kuvuga ngo zigenda ahubwo ziba hafi yawe Yego. kugira ngo nujya mu ntege nke zikwice Yego. Uko niko kuri. noneho ndangije nkajya nkora mu masengesho nkahora mu masengesho abadayimoni bakangerageza najya nko gushaka ikiraka nahembwa ubwo uri kumva wa mwana twari dusigaye tubana twese na Yego. mama Mm. najya gushaka nk'ikiraka nahembwa nkavuga ngo ndi butange icyacumi Yego. ngo aya ngaya ndi butange icyacumi ngo aya ngaya ngo ndi butange ituro barigishije ku ijambo ry'ituro n'icyacumi nararifashe Mm. noneho birangije abazimu bakaza bakambwira ngo nijoro ubwo ndi buyatange mu gitondo Yego. ngo se kuri kuvuga ngo uratanga ngo icyacumi ngo utange n'amaturo twebwe uraduha iki ubwo ngubwo nkabyuka ngasenga mu gitondo nkabyuka wa mwana yarwaye Mm. agahita arwara diyara akadiyara ahantu hose akahuzuza ya mafaranga nari gutangamo icyacumi n'amaturo Ukayamuvuza. nkahita njya kuyamuvuza Mm. kubera ko satani buriya ntabwo abashaka abantu batanga icyacumi n'amaturo ngo bakore umurimo w'Imana Cyane. aribwo nabwira n'abantu gutanga icyacumi n'amaturo ni umurimo ukomeye Imana ikwibukira kubera ko Yego. uzana umugisha ntabwo ngiye satani ajyaga ashaka yuko nkukora Mm. ubwo ndakomeza ndasenga nkajya nzamuka umusozi nangira kujya mu misozi nagiraga imyenda Imana ikambwira ngo tanga ngo nkugirire neza nkayitanga ngira ubwo imyenda inshiraho Mm. niga ishuri ryo kwambara ubusa kwambara umwenda umwe Yo. nangira gusenga nambara umwenda umwe nageze aho ngaho nangiye kwambara imbaraga zo gusenga umunsi umwe mvuye gusenga ari mu masengesho mama wanjye arambwira ngo ubundi ibyo bintu byo gusenga kwiri gusenga ngo byinjiza iki muri uru rugo aranyirukana nkiva gusenga aranyirukana mu Bugesera nta muntu nari mpazi usibye pasiteri Mm. n'abantu nubwo nasengaga gutyo njye nabaga mfite agahinda k'ibyo nabagamo Yego. mfite n'ubwoba bw'ibintu bintera kubera ko byari bikintera ariko noneho bikantera atari ukuvuga ngo binkoresha ahubwo bikantera bigira ngo binkubite nkarara nkutwa n'abadayimoni Kuko usa nk'uwabacitse. Mm. Mm. noneho birangije ubwo mvuye gusenga mama arambwira ati kwiri gusenga wirirwa mu misozi wirirwa iki byinjiza iki muri uru rugo Mm. aranyirukana Ayiwe. mu kunyirukana ntabwo wa mwana namujyanye kubera ko ntabwo nari mfite aho mujyana Mm. nagiye njyenyine Mhm. ngenda njyenyine mbura ahantu mba nkajya nsenga Mm. mbura ahantu mba nangira kuba nagiye ubwa mbere nawe mu rusengero Mm. pasiteri arambwira ati rero ugomba gushaka ahantu uba ntabwo waba mu rusengero Imana nangira kwiga ishuri ry'Imana Yego. hari abantu baba bazi ngo ngo ni satani ngo ni iki ariko Imana ibigira ngo ikwigishe Yego. izagukoreshe uri umuntu ukomeye iragucura kugira ngo ikuremo icyuma kizima Mm. nangira kwiga amashuri y'Imana nangira kwambara umwenda umwe naragiraga imyenda myinshi Mm. ubwo uri kumva icyo nta muntu wo mu muryango Mm. nabaga nahamagara n'umwe Yego. ngo aze ngo abe yanyitaba Mm. cyangwa se ngo mbe najyayo nahise mbe igicibwa mba umuntu waho mba ukwanjye nyine Na papa wagukundaga? na papa wanjye wankundaga niwe wambyarutse mbere Ayiwe. we yambyarutse icyo gihe ninjiye mu rusengero bampanura ibyo byose nabimenye Yego. noneho birangije ariko yajyaga akunda kumpamagara akambwira ngo urashaka iki ngo nguhe iki Mm. kugira ngo ugaruke ngo mbwira icyo ushaka cyose ngo ugaruke mu idini Mm. kubera ko nyimara gukizwa nibwo ibintu byo mu rugo byagiye byangirika byinshi ibi byo yaragezeho bigenda byangirika Mm.
ubwo yaba yambwiye gutyo najyaga gusenga bagahita bigisha ijambo rishingiye kuri njye ngo nutampamya imbere y'abantu nanjye sinzaguhamya imbere ya data rya jambo ryazaga rikicara mutima wanjye rigakomeza rigisubiramo noneho ubwo igihe yarantegereje ko ndi buze tukongera tugahuza akakibura. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0783 337 8096.